Yes ashimwe cyane twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze. Iyi ni worship session tuje nanone kongera kubanamo uyu munsi. Nk'ibisanzwe nge nitwa Ep4 ndabakunda cyane, mpora mbasabira umugisha ku Mana buri uko tugeze aha hantu kuri Duhe MINISTRIES TV and radio online. Turabashimira rero kuba mwaduhaye umwanya wanyu mukadukurikira. Hano turi rero ni kuri Saint Patrick COG Church of God, ni ikigo kiza cyigisha amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro. Bafitemo amasomo atandukanye, batanga amasomo y'ubukerarugendo tourisme, bagatangamo amasomo ya hotellerie ariyo culinary art, bagatangamo n'andi masomo ya computer ariyo computer science, ni kwiga imashini nyine. Hanyuma hagatangwamo n'andi masomo agiye atangwa ku bantu b'abakandida libre agiye atandukanye. Ushobora kubagana ni hano Kicukiro mu murenge wa Niboyi, hepfo gato urenze ahari Kiliziya Gatolika ya hano ku Kicukiro paruwase yaho, ukamanuka wegera hepfo gato ni ikigo cyitwa Saint Patrick kiri ku muhanda, uzaba ukireba uzahabwa umugisha kabisa. Ni ikigo cy'itorero rya Church of God, barera abanyeshuri rero babo mu mahame ya Gikristo. Imana ikomeze kugenda bamugisha. Mu gihe cy'amashuri rero mushobora kubagana bakabafasha, bakabaha ubumenyi, batanga ireme ry'uburezi kabisa rimeze neza. Uyu munsi nk'ibisanzwe tugiye kongera turamya Imana, tugiye kongera duhimbaza Imana, tugiye kongera tugira ibihe bidasanzwe. Uyu munsi wo ntago ari n'indi minsi yatambutse, tubahishiye byinshi byiza biri bubeho muri iyi session ya nanone yo kuramya Imana no guhimbaza. So rero abaza kudukurikira mwese aho muri mu Rwanda turabashuje kandi tubahaye ikaze, aho muri hanze muri Amerika, muri Europe, muri Aziya ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi tubahaye ikaze. Ndababona abari Burundi, abari Kenya na Tanzania na Uganda, mujya mutwandikira rwose commentaires zanyu turazibona. Tubahaye ikaze namwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi rero turaza kugira ibihe byiza, turaba dufite umutumirwa mwiza cyane ku gikontrol ikiganiro. Sinzi ko biruze kunyorohera, ariko ndabizi ko ubwiza bw'Imana buri gururuke kuba hagati muri twebwe. Aho uri nawe ushobora gutaramana natwe. Imana ibahe umugisha cyane. Wadushyize ahakwiriye, reka tuguhimbaze. Wadushyize ahakwiriye, reka tuguhimbaze. Wadushyize ahakwiriye, reka tuguhimbaze. Uko mbishoboye, uko mbishoboye kose, nzagushyira hejuru, ndirimba izina ryawe Mana, vuga ineza yawe. Yesu umukunzi wanjye nkunda, umugabo utekereza neza, wowe wabonye ko ndi uwo kwizerwa, ungabira umurimo wawe. Yesu umukunzi wanjye nkunda, umugabo utekereza neza, wowe wabonye ko ndi uwo kwizerwa, ungabira umurimo. Wadushyize ahakwiriye, reka tuguhimbaze. Wadushyize ahakwiriye, reka tuguhimbaze. Uko mbishoboye kose, nzagushyira hejuru. Haleluya! Wadushyize ahakwiriye, reka tuguhimbaze. Wadushyize ahakwiriye, reka tuguhimbaze. Yesu umukunzi wanjye nkunda, umugabo utekereza neza, wowe wabonye ko ndi uwo kwizerwa, ungabira umurimo wawe. Yesu umukunzi wanjye nkunda, umugabo utekereza neza, wowe wabonye ko ndi uwo kwizerwa, ungabira umurimo. Natwe uko tubishoboye, uko mbishoboye kose, nzagushyira hejuru. Ndirimba izina
Silasy Wadushyize Ahakwiriye, reka tuguhimbaze. Imbaraga zibohora zihishe mu ijambo ry'Imana. Soma Bibiliya, soma Bibiliya, izakubora. Soma Bibiliya, soma Bibiliya, izakuyobora. Yes, tubahaye ikaze ni worship session episode ya gatanu. Tubashimiye ko mudukurikira kandi mudukunda. Uyu munsi ndi kumwe n'umuyumbe, n'umuvuga butumwa, n'umuramyi, mbese njya mbura title muri zo zose. Karibu papa. Amina, murakoze cyane. Bwira abantu dana. Nitwa ndashimiye Silasy Wadukurikiye, nkunda Imana, nkunda kuramya, guhimbaza ndetse no gukorera Imana muri rusange. Yes, turi kubera Silasy uteranire uyu munsi. Uyu munsi wa none ndi guteranira mu itorero rya Noble Family Church. Noble Family Church kwa Apostle Mignone. No mukozi Imana dukunda kandi twubaha, turamushuhuje aho ari mama Apostle Mignone. Imana iguhe umugisha cyane. Ufite uyu musore n'umuriro wigendera, numwe mu bahungu bari gukoreshwa n'Imana mu buryo budasanzwe. Karibu rero hano ni kuri DNA MINISTRIES TV and Radio. Anje dusanzwe tumenyeranye, turazeranye, no bwa mbere twakiriye hano. Ariko ndagira ngo tubwire ubundi ni iki kigusunikira gukora ibi bintu? Ambaho navuga ngo ikintu kisunikira gukora ibi bintu ni ishyaka ry'Imana riri muri njye. Ishyaka Bibiliya iravuga ngo ishyaka rya data rirandya. Hari ikintu kiba kiri muri twe, uko twahamagawe rimwe na rimwe iyo tubyumviye muri twebwe birabira. Ikintu kinera rero gukora uyu murimo ni uburyo nahamagawemo. Uburyo nabahamagawemo buri special kurenza uko ngiye nshobora kwishyiriraho inzira y'uburyo mbikoramo, kuko uburyo nahamagawemo bwari uburyo budasanzwe, niko navuga. Uyu munsi Sira umaze njye nkuzi igihe kinini ukorera Imana, ariko sinamenye ngo watangiye gukorera Imana ryari. Araho ari gihe ijambo ry'Imana ndarikunda ngo marayika w'Imana ageze kuri Gideyoni. Vuga ngo Gideyoni ariko umuriro uratse. Ngo marayika w'Imana ageze kuri Gideyoni ngo asanga arimo arasekurira iki ingano mu muvure. Uwo muhini yasekurishaga ungana gute? Nicyo kibazo naje gusigara. None ndagira ngo tubwire data. Imana ishimwe. Noneho ngo marayika aramubwira ngo uri umunyembaraga. Niryo jambo nakuyemo ryasigaranye. Ngo uri umunyembaraga ngo mu buryo budasanzwe. Wowe utangire bibiri kuko aho nakumenyeye urumuriro. Uko iminsi ikomeza kugenda ishira, ndagira ngo abamarayika bakomeza kugenda benyegeza inkwi bacanira cyane. Bimeze bite? Watangiye ryari gukorera Imana? Natangiye gukorera Imana afite imyaka 9. Navuga ko bitari byoroshye ko aho nari ndi muri famille ntabwo barabangirikane. Abangirikani bo kuri Noheli basenga kuri Noheli, kuri Pasika no kuri Bonane. Ya materaniro ahuza nyine imbaga nyamwinshi. Bafite ikintu kibazanye ari Pasika nyine kuza kwibuka, ari Noheli kuza kwibuka nanone Kristo ivuka rye, kuri Bonane kuza gusoza umwaka bashimira Imana. Ntabwo rero muri ngewe hari harimo gukorera Imana nk'igisobanuro cyo guhamagarwa. Muri ngewe nta nubwo narinzi ngo bakorera Imana bate, ariko ngira ngo muri icyo gihe Imana yanyohereje icyo nakwita nk'iforoma. Imana ifite ukuntu itubumba kandi iri kukubumba we ntubimenya ko ikubumba, ahubwo umenya ko wabumbitse umaze nyine gutangira gukora icyo kintu kijyanye n'icyo kibumbano. Icyo kibumbano urimo nicyo mbese niba ivaze baribumba uhita umenya ko iryo vaze rigomba kujya mu rurabo, ariko ururabo ntirumenya ko rujya mu ivaze ntari hari. Ndatangaye uvuze ku bintu bijyanye n'ikibumbano, nibuka rya jambo ry'Imana riboneka ni muri Yeremiya, ni muri Ezekiya ngo manuka ujye mu nzu y'umubumbyi ngo niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Ririya jambo ndarikunda kubera ko ijambo ry'Imana ngo ryabwiye umuhanuzi Imana ngo ukure buriya mubumbyi abumbira ku ruziga ngo niko ubwoko bwanjye mbugenza. Ngo none ikintu cyanangaje ngo kirimo arabumba ngo kibumbokera mu biganza by'Imana. Noneho arambwa ngo kuriya ubonye umubumbyi ibumba rihombeye mu biganza bye ntarijugunye ahubwo akarikoramo ikindi kibumba ngo niko nanjye ngenza ubwoko bwanjye. None rero urantangaje aho nakumenyeye urumuriro uko iminsi ikugenda urushaho kuba umuriro. None ndagira ngo tubwire
imbaraga uzikura ese uyu mutima wo gukomeza kubigumamo abenshi hari umugabo njya nkunda yaravuze ngo iby'Imana birya barambisha barambiwe bagiye none naratanga je nakumenye ari abagabo bakumbwiye babayumve nabo muri ku munara wo kwirukanka gusa sinjya mbona mwicaye n'ugukubita intambwe induka yitera kamembe turi Kigali ndagira ngo tubwire wowe niki cyakomeje kugusunika kubikora ikintu cyankomeje gukora uyu murimo ni ibintu bibiri rimwe na rimwe iyo ukora ikintu ufite igihembo bigufasha gukomeza gukora kandi nanone iyo ukora ikintu muri icyo kintu ufitemo indi nyungu nabyo bigufasha gukomeza gukora tugiye kuririmbira Imana umunyabwenge aba yumvise reka turimbira Imana hanyuma wenda turaza kongera tuganireho ndabizi ubu nuko utariyakira ndakuzi nawe ndi ubona uko ngukontrol noroshye natuje data ibindi abigenge turirimbira Imana indirimbo z'amazamuka hari indirimbo zitwa ngo nizamazamuka reka arizo dukoresha sukuma karibu Sinabona Amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose ushimwe kutatugize umuhigo w'abansi bacu ushimwe kutatugize umuhigo w'abansi bacu nibavugereze impundu kunesha abansi bacu nibavugereze impundu kunesha ushimwe kutatugize umuhigo w'abansi bacu ushimwe kutatugize umuhigo w'abansi bacu nibavugereze impundu abansi bacu nibavugereze impundu gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yo gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yo gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose gutuye indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe igihe kimwe nari mu bihe bikomeye nareba imbere nareba inyuma nkabona nazerewe numva ijwi ry'ihumure rimpamagara komera shikama witinya ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe igihe kimwe nari mu bihe bikomeye nareba imbere nareba inyuma nkabona nanzirawe numva ijwi ry'ihumure rimpamagara komera shikama witinya ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe komera ushikame witinya mwana wanjye
ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe komera komera ushikame witinya mwana wanjye ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe komera komera ushikame witinya mwana wanjye ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe ibyo dukenera byose biri muri Yesu gushaka ubwami bwayo no gukiranuka gusa iye yarivugiye ati ngiye kubihindura bishya kandi nizera ayo magambo Bwana y'ukuri komera ushikame witinya mwana wanjye ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe komera komera ushikame witinya mwana wanjye ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe kuramya kuri wowe ubundi kuramya niki kuramya ni ibintu byinshi kuramya ngira ngo nicyo kintu cyonyine ibyaremwe twebwe twahamagariwe gukora wavuga ukaramya wasimbuka ukaramya wahimbaza ukaramya ariko kuramya ni umutima wemera wizera Kristo Yesu wapfiriye ku musaraba agapfa agahambwa akazuka akicara mu ijuru hariyo ihishurirwa rimwe nigeze kugira nsobanukiwe inkomoko y'ibi bintu dukora byo kuramya Imana Bibiliya ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi niba atari ingoma za mbere ngo haboneka abagabo batatu ngo umugabo witwa Asafu ngo n'umugabo witwa Hemani n'umugabo witwa Yedutuni kuramya ubivuze neza ngo ni ukwizera kuramya ni ukumenya rwose udashidikanya ibyiringiro ariko Imana ihumugisha Pawulo imwuzuza ariko ndatangaye Pawulo ahuriwe Imana ikuzuze igumi igukubitiremo imugasani ariko ako abantu ubu nyine corona yaraje abantu ngo baragwa ngo bavuye mu byiringiro ariko baratesha ariko ni gute ko ari amakanisa dutuyemo ubundi ijambo ry'Imana byaranangaje ngo mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ngo ari insengero z'umwuka wera ubundi njya ntekereza ubundi umuramya akwiye gutangira he kunezerwa ngaho gira icyo twitubwiraho ubundi umuramya akwiriye gutangira he kunezerwa ubundi umunezero w'umuramyi wakabaye ugaragarira mu bihe bikomeye Paulo na Sila bari mu nzu y'imbohe Paulo na Sila bari mu gihe cyo kubaba reka turimba akakantu akafanya njia pasipokuwa na njia anafanya njia pasipokuwa na njia Mungu si mzalimu ili ajute wala si mwanadamu ili aseme uongo wala si mwanadamu aseme uongo Amini amini ni mwenye haki hakika hakika atatimiza reka twongere tugire abantu kuramya umuririmbyi akwiye kuramya ahereye mu bihe bigoye Paulo na Sila ngo bari mu nzu y'imbohe vuga ngo umuriro uraka ariko yewe reka nkubwire ikintu nabo bira bintu wabonye hari reka nkubwire mwiriya gereza nasuyeyo bari mu nzu y'imbohe bagombaga kwitwara nk'izindi mfungwa bagombaga kumenya ko bageze mu gihe cyo gukubitwa bagomba kugera mu gihe cyo kurya impungure umva kanu gatangaje ngo ntibari bafungiwe naho abandi bafungiwe oya bari bafite gerandi inyuma y'abantu irarinzwe ariko n'iminyururu barakinga bashyiramo iminyururu bashyiraho n'abagaride akomana ako yewe ziriya mfungwa zari zikomerewe Paulo na Sila we aho muri mu gihugu cyo mu ijuru ni mwicare munezerwe mugije mwakore zakorana igitaramo naje gusobanukirwa ko ubundi abagabo babiri nzashaka kigera mu ijuru ngitunguka yo gutya gusa zatangura ngo nimunyegereze Paulo na Sila mbaze mbabaze makuru ngo byagenze gute
n'ubundi hariya yavyiyumvishe muri iryo joro mu gihe abandi barimo barababwira ati mwana niko bimeze abandi bababwira ati ni karibu basangira ngendo ariko bari bibeshye iteka iyo tugaragara inyuma tugaragara nk'abandi ariko iyo tuvuze bigaragara kundi dutandukanye n'abandi sukuma dukanuye amaso turareba nk'uko abandi bantu bareba ariko iyo tuvuze ibiri muri twebwe bihamya batwebwe bagaragaraga inyuma bakamenya ibirito ngo Paulo na Sila bagezeyo umwe niyabwiye undi ngo dushake buryo twiga inogereza uburyo tuzatoroka oye na nubwo bavuze ngo reka twibuke ibe twasenze no baravuze ngo reka kibe igihe cyo kuramya n'ubuzima haleluya kuramya n'ubuzima ubuzima ni iki ubuzima ni igihe cyose urimo ubabaye wishimye unaniwe uryamye wicaye uhagaze ugenda ubwo buzima bukwiye kuramya niho nasigaye ubundi ubunjya ntekereza ukuntu tuzaramya Imana nitugera mu gihugu cy'ijuru oya ningira ngo ninge bazamikoro bwa mbere ariko ndahumiwe n'ukuri ubundi bibiri asinze niba ari nyine ari yerekwa rya Bibiliya cyangwa ari yerekwa ry'abakozi b'Imana nyine babitinzemo bayavuga ngo hazobaho indirimbo 3 oya hazabaho niya 4 iyo ni yayo ariko iyi Imana iranezeza n'ukuri nasanze uyu murimo gukorera Imana ari wowe ununga bano bagabo bagiye bandika zino ndirimbo turi mu gukoresha muri iyi minsi bari mu guhishurirwa cyane none arundi mugabo wantangaje ubundi iyo mugezeho ndumirwa gusa umugabo witwa Israel Mbonyi sinza ahantu tuzamushira ubundi mugatebo kabakozi b'Imana niba tuzamutereka ari cyane nawe yavuze ngo agezeyo wari utangiye kuvuga ibintu byo kugerayo niba ko ikintu yavuze ngo ningerayo zababwira ya mirimo zaririmba rwa rukundo yanyeretse uko iminsi yayindi sinzibagirwa agera ababwira urwe rukundo ariko Mana ico ngukundira nuko utameze nk'abantu washize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu ariko Yesu ico ngukundira nuko utameze nk'abantu bavuga ibintu bakabihindura oya numeze nk'abantu ariko Mana icyo nkwemerera nuko utameze nk'abantu iyo uvuze urabisohoza iyo uvuze urasoza yewe ariko uyu muhungu yagize yerekwa kera ari mu mavuta yarinamye ameze nka wa mwumbati witwa ngo ni umuvunde ariko muri iyi minsi hari undi kwihera n'injye nyine kumva dukwiye kuba imivunde muri Yesu kuko umuntu wageze mu mazi umwumbati wageze mu mazi ukahita ukurwamo ubujabutse nukuri ubushabutse nta nubwo uti nta ariko umwumbati utinzemo 2 3 4 ukora ikintu kitwa kwinama nukuri twiname baba nukuri banyarwanda rata mudukurikiye ba Kristo bene data biradukwiriye ko twinama ndi kuganira na Silasy ngiye nitwa Ep4 turabakozi b'Imana twembi kandi hano turi hitwa kuri Duhe MINISTRIES TV na radio turabashimira cyane kuba muduha umwanya wanyu mukadukurikira no kuri iki gitaramo ndi mukubona kuko hari ahantu gikoze ariko ndagira ngo twongere turamye Imana ho gatoya hari bihe ujye ugira njya nkunda hari bihe ujye barama abantu nkabikunda karibu rwose nturuhureba ku ruhande tugende yasatuye ijuru ibyo yangeneye byose bicucumukaho imvura sinabasha kubibara yasatuye ijuru ibyo yangeneye byose bicucumukaho imvura sinabasha kubibara tunagara imba mutima wanjye hari Imana yakoze muri jye oya sinaceceka
yafashe umucyo wayo imurika mw'isi y'umwijima kandi wibuke ko umutima we aho niho yari yararuhiye turagara ririmba umutima wanjye hari ikimana yakoze muri njye hoya sinaceceka yafashe umucyo wayo imurika mw'isi y'umwijima kandi wibuke ko umutima we aho niho yari yararuhiye yasatuye ijuru ibyo yangeneye byose bicucumukaho imvura sinabasha kubiba yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana ibumbira muri Yesu iramuduha yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana ibumbira muri Yesu iramuduha ngaya amahoro dore ibyishimo n'ubuntu bugeretse ku bundi ngaya amahoro dore ibyishimo n'ubuntu bugeretse ku bundi yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana ibumbira muri Yesu iramuduha ariko reka mvuge ikintu kimwe sukuma ariko ubundi Kristo ubundi yaje ari impamba yuzuye ariko iyo uhawe impamba ukayikoresha nabi ntugere iyo ujya ukimeze neza sino iyo uhawe amazi litiro bakakubwira ngo litiro kuvana hano kugeze ku Gisenyi ukayimara ukiri Musanze Gisenyi uhagera umeze gute abantu baguha umwuma kubera kutamenya gukoresha impamba bahawe yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana ibumbira muri Yesu iramuduha yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana ibumbira muri Yesu iramuduha yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana ibumbira muri Yesu iramuduha yafashe imbaraga zose imbaraga zo mu bumana izibumbira muri Yesu iramuduha ngaya amahoro dore ibyishimo n'ubuntu bugeretse ku bundi ubundi naje gusanga Yesu yagize neza kuza cyane Yesu ni impano yuzuye twaherewe muri Kristo umumana data tutazigira twakwa nicyo kinasobanukiye kiruta ibindi buriya hari umuntu umwegeze guciraho undi iteka numva muciriye iteka nguriya ngo ntakira umukristo nguriya ngo yabivuyemo ayiwe aho yaburiye na Kristo mwari muri kumwe ese amasaha yose ariko natangariye Imana ariko Mana ico ngukundira nuko utameze nk'abantu washize ibana ryanje nawe kure y'amaso y'abantu Imana yafashe ibanga ryanjye nayo ariko iratangaje irishira kure y'amaso y'abantu ariko amaso y'abantu niki muhengeri no munda y'isi ntacyo utazi umuyaga ufite inkomoko muri wowe Mwami Mana nta yindi mana munsi y'ijuru atari wowe Mana waransamuye maze unshyira ahakwiriye
ndaguhimbaza. Iyi Mana iratangaje, iturutira abantu, iturutira ababyeyi batubyara, ikaturutira inshuti n'abashumba n'abantu bose, sinzi uko tuzayita. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, matendo yako ni ajabu. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu usiyeshindwa, matendo yako ni ajabu. Imana irakomeye. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, matendo yako ni ajabu. Wa Mana we, hanura hanura hanurira ibyawe, hanura wizeye birongera bibeho. umva, yemwe mwamagufa mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka, dore mbashyize mu mwuka, nimubeho. urakomeye. Aya magufa akwiye kongera kubaho. Situation urimo Satani yakuzingatiye, aho umuntu yari yumye ageze, nabeho vuga ngo nukuri nabeho mu izina rya Yesu. Tumwatuye ijambo kuba bakanamuka bakumva. Oya, abave mu masezerano ni ntampamvu. Oya, abatinye bakiruka ngo ni corona. Ariko umuntu wese wave mu masezerano ari nta mpamvu. Tumwatuye ijambo rivuga ngo ongera ubeho, kuko aho uri warapfuye n'ubwo utabizi. Yemwe mwamagufa mwe, umve, nimwumve ijambo ry'Uwiteka, dore mbashyize mu mwuka, nimubeho. Manuka mu kibaya cy'amagufa yumye, maze uyanurire uyabwire uti, manuka mu kibaya cy'amagufa yumye, maze uyanurire uyabwire uti, yemwe mwamagufa mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka, dore mbashyize mu mwuka, nimubeho. Hanurira ibyawe, hanura wizeye birongera bibeho. Ariko yewe Yesu we, umwenda warukingirije hera, watabutsemo nanjye nigererayo. sawa, wa mwenda warukingirije hera, watabutsemo nanjye nigererayo. Ndumurakwa mu bwami bw'Imana, nakabuza tuzabana mu ijuru. Ndumurakwa mu bwami bw'Imana, nakabuza tuzabana mu ijuru. ntari kure y'amasezerano, sinayifite Imana rurema. Kubwa Kristo Yesu negereye Imana ihoraho, sindi umushyitsi ku masezerano. umujura ntasanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica ndetse no kurimbura. umva, ariko Yesu we yaje kugira ngo zibone ubugingo bwinshi. Oya, niwemere ko umwanza gutwara iby'agaciro. umva tugasubiremo. Oya, niwemere ko umwanza gutwara iby'agaciro. Bindane zigabire
wagabiwe kugira ngo kuri wa musuzaragwe. Upendo aho muri Imana ibaha umugisha, Imana ibazamu, Imana ibagure, ibageze ku Imana ibahe amavuta, Imana ibahe ubwiza budasanzwe. Sira ndagira ngo ubwira abantu ijambo ry'Imana riri ku mutima wawe uyu munsi, tuze kuba aryo tuze kiganiro hanyuma tuze kongera gutaramaho gato. Maranye igihe ijambo rikomeye, ni ijambo rikomeye ariko nanone ryagutse. Turabo yaremye, turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo, ariko si ryo jambo mfite kubwira abantu. Ndashaka kubwira abantu ijambo rivuga ngo ninde uzatura ku musozi w'Uwiteka. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ninde uzaguma mu mahema y'Uwiteka unukora ibyo gukiranuka, akavugisha ukuri nk'uko biri mu mutima we, bagasoza bavuga ngo akagendana n'Imana ye ngo yicisha bugufi. Ni zaburi nziza, ariko nkongera guhagarara ku ijambo riri muri Mika 6 rivuga ngo Uwiteka yatweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo kintu cyiza rero Bibiliya ivuze ijambo ngo ikintu cyiza, no kuvuga ngo icyo kintu cyiza ni gikorwe. Nabwira abantu badukurikiye ngo nibakora icyo kintu cyiza Kristo yatweretse. Anatwereka icyo ari cyo, no gukunda kubabarira no gukora ibyo gukiranuka no kugendana n'Imana yacu duciye bugufi. Abantu niborohe, bababarire, bakora ibyo gukiranuka byose, bagendane n'Imana baciye bugufi. Dufite ikibazo, Imana ikuzamuye, abantu baribagirwa yabazamuye. Imana iguha impano, abantu bibagirwa ko izo mpano bazihawe ngo bazizane mu murimo wa Yesu. Abantu nibibuke rero ko Imana yaberetse icyiza. Icyiza kuri twebwe no gukorera amafaranga, no kuzamuka, no kwaguka, no gusa neza n'iki, ariko icyiza ku Mana aba ari cyo abantu bakora. Ndumva ari ryo jambo mfite uyu munsi kubwira abantu cyane, bongere babisuzume bamenye ngo Mika 6:8 irabibutse iki. Icyo Kristo yatubonye, yatumenyeye cyiza. Ubundi twararemwe turemerwa mu mirimo ye ngo tuyigenderemo, ariko muri iyo mirimo yose harimo ibintu bitatu yatoranyije. Avuga abyita kimwe, aravuga ngo ni cyiza. Impamvu ari kimwe no kuvuga ngo bihuje ubumwe. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza cyari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki, no gukunda gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Bana nanjye none guhera uyu munsi, namatanye nawe ntacyo nzagukoraho. Bana nanjye none guhera uyu munsi, namatanye nawe ntacyo nzagukoraho. Turabashimiye kandi tubashimiye kuko muri mwadukurikiye. Imana nibahereza umugisha. Turacyataramye akanya gatoya, ntago iminota yacu irarangira ikiganiro, ariko ndagira ngo Silasy yongera tuyobore mu ndirimbo nka 2 cyangwa 3 zo kuramya Imana, wenda tuvangiremo no guhimbaza, hanyuma tuze kuba ariho dusoreza. Ariko turabakunda cyane kandi tubifuriza umugisha w'Imana. Imana ikomeze kugenda ibarinda, ikomeze kugenda ibagura, ikomeze kugenda ibaha umugisha mu buryo bwe butandukanye. Ndagira ngo rero twongere dutarame, turacyari kumwe na Silasy, hanyuma tuzari kuba ari naho dusoreza. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibaha umugisha. Karibu Silasy. Imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho. Nzategereza nizeye icyo yavuze kizasohora. Nzategereza nizeye icyo yavuze kizasohora, kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza, kuko imigambi
yawe kuri njye ari mwiza zakomeza zakomeza mwizere kuko utayobya zakomeza zakomeza mwizere kuko utayobya kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza zakomeza mwizere kuko utayobya zakomeza mwizere kuko utayobya amamara wamamare data afite indirimbo nyinshi amamara wamamare igiteye ubwoba ca nijoro nikizanira ubwoba yarafashe masa mpintura ibirimi by'umuriro ubugenda twika ndasenya kubw'izina rya Yesu ndakomeye igiteye ubwoba ca nijoro nikizanira ubwoba yarafashe masa mpintura ibirimi by'umuriro ubugenda twika ndasenya kubw'izina rya Yesu ndakomeye turakomeye twamenye Imana turakomeye dufite umurengezi turakomeye twamenye Imana akomeye turakomeye ntidutsindwa turakomeye ntidutsindwa turakomeye ntidutsindwa turakomeye nukuri nimba zacu niso yishizeho imibabaro yacu niyo yikoreye ariko twebweho twategereje yuko bakubiswe n'Imana data yego kandi yazize ibyaha byacu Yesu ku musaraba yadupfiriye twese yatuje n'Imana niyo data wa twese wa mwenda warahera ziko watabutsemo yewe nawe twarababariwe nitugera kwa data aho yaduteguriye tusanezerwa cyane tubonye waducunguye ntabyago mbara bisongera kubaho tuzahimbaza umwami wacu Yesu tuvuge twese shimwe mukiza tuzahimbaza umwami wacu Yesu tuvuge twese shimwe mukiza kadushimira abantu nokuri
turashimira abantu badukurikiye cyane cyane bakurikiranye DNA Ministries. Imana ibahe umugisha. Navuga ngo umuhate wabo si ubusa kudukurikira ndetse no ku Mana. Kandi nitutagwisari nukuri tuzasarura. Imana rero nibaho umugisha cyane. Nari kumwe na Silasy. Imana ibaho umugisha none kuri DNA Ministries TV and Radio. Nje nitwa Ep4. Ikiganiro cyari worship session tujye tubategurira hano kuri DNA Ministries TV. Imana ibarinde.